akaguru kamwe akagazirikira ku nguni y'igitanda akandi ku nguni y'igitanda. Ni igikomere kitazigera kimvamo. Uko aziritse amaguru niko aziritse n'amaboko. Umugabo buri uko tugiye gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye akabinkoresha ari kureba amashusho y'urukozasoni. Kumwe bavuga ngo umugore arishima ngo yishimana n'umugabo we, nta byishimo nigeze ngira. Naramukundaga cyane, ntabwo nari nzi ko ibyo yankoze yabinkora, kubera ko mu buzima n'ubwa mbere nari mbonye ari amashusho. Arambwira ati tubikore, ndabikora ku munsi wa mbere ngira ngo wenda birarangiye, kumbe biba akamenyero. Biba akamenyero uko umugabo akeneye gukora amabanga y'urugo agashyiramo amashusho y'urukozasoni. Urumva televiziyo ya bajya bavuga ngo urugo ni rwiza, ariko nta cyiza naboneye mu rugo. Hello guys, nitwa Babu igikomangoma, bahaye ikaze nanone kuri Kariza Show. Ni ngewe muzajya mukomeza kubana, ariko na Kariza arahari kandi nawe muzajya mugumya mubane nawe. Muze kuza kutwihanganira kuri sound dufite ntabwo ari nziza cyane, yadutonze, ariko turizera neza ko tugomba gukora akazi. Nicyo cyangombwa, nicyo twifuza, ni ugukora akazi kugira ngo namwe mugire n'ibyo mutubwira, muduhe n'ibitekerezo. Ndi kumwe n'umumama, sinzi niba ndamwita umumama kuko amamagara yambwiye ko yubatseho, nubwo ataragira umugisha wo kubyara, ariko yubatseho. Turakwakira ngo wahe ikaze. Urakoze cyane. Uratangira twibwira? Nitwa Betty, ntuye i Masaka. Naraguhamagaye ngo ngusangize inkuru yanjye y'ubuzima bwanjye. Umeze nk'umuntu ubwa mbere ugiye kuri kamera? Ihangane, tuza na humura, nta kibazo kiri umutima hamwe, ikibazo ntacyo bitwaye, turaganira bisanzwe. Ubuhamya bwawe wabayemo kugira ngo bube bwabasha no kubera n'abandi urugero. Yego, nguhaye ikaze nanone rero. Urakoze cyane. Urashaka kudusangiza ubuhamya bwawe, ariko ndatangirira kuko ngewe wabinciyemo mu ncamake, ndatangirira ahantu wambwiye ese kugira ngo ugere mu rugo rwawe nyine wubaka urugo gute, udukomereze nyine noneho tubwire n'uburyo wari uvuyemo. Yego, uko inkuru y'urugo rwanjye ukuntu yaje kuzagenda n'ukuntu yatangiye. Wagiye mu rugo usabye? Nasabwe nk'abandi bakobwa, bansezerana mu murenge byemewe n'amategeko. Njya mu rugo nk'abandi, numvikana n'umugabo ko ibindi by'ubukwe byo ku ruhande tuzaba tubikora hari aho twigejeje. Nangombwa rega cyane, biriya ni imihango, numva ko ari ibintu binezeza abantu muri rusange. Yego, nta kibazo rwose kuba mutarabikoze, nabyo nta kibazo, no kuba mwari kuba uzabikora nabyo byari kuba ari byiza cyane. Nagiye mu rugo ndubaka, nzi ko ngiye kubaka nk'abandi. Ngezeyo narubatse, mbere umugabo mubera umugore mwiza, nta ngeso mbi yegeza mfatiramo, nta n'izo nigeze, kuko nakuze ndi umwana ukuriye mu bantu bakijijwe, mfite ababyeyi banganiriza, banyumvisha buryo ki nyine ingeso mba atari nziza. Ndabikurana, mbijyana no mu rugo, yewe na wa muco banoje mujyana mu rugo. Ngeze mu rugo ntabwo byamireye ngo nubake nk'abandi, uko bitamiriye umugabo wanjye
yari umushoferi, yari afite akazi keza kamuha amafaranga agaragara. Oya, yataga muri weekend. Yataga muri weekend. Twakundanye igihe gitoya. Ntabwo cyari igihe kinini. Nari naramenya imico ye, kuko umuntu akwihishamo kandi bikemera. Tumaze kubana, agenda anyereka indi mico narinzi. Anyereka imico, bikajya bigenda binungura. Noneho tubwire, ugeze mu rugo bwa mbere, ugiye kubana n'umugabo, wenda uri umwana w'umukobwa, sinzi niba ari bwo bwa mbere wari ugiye kurarana n'umugabo. Yego. Nibwo bwa mbere wari ugiye kurarana n'umugabo? Nibwo bwa mbere nari ngiye kurarana n'umugabo. Byaragutunze cyangwa ni ibintu wabashije kwakira? Oya, byabanje kunonda. Gute rero? Birangora no kubyakira. Gute rero? Umugabo wanjye yari afite imico itandukanye hari n'iy'abandi bagabo. Umugabo wanjye ubwo yavaga mu kazi muri weekend, naramwiteguraga nk'umugore witeguye umugabo, akaza nkamwakira rwose n'umutima mwiza n'urukundo, dukumburanye. Hanyuma akajya agenda anyereka imico itari myiza. Kandi tuganira wagiye ubinjiramo y'amabanga noneho y'abashakanye, kuko nibyo wambwiye numva agahinda karanyishe. Sinzi niba bitabangama, niba ntacyo byatwara wagenda ubivuga, ariko noneho ugahera ku munsi wa mbere mujya kubana mu nzu, apana kuba yaragiye akongera akagaruka. Yego. Mujya kubana mu rugo, amabanga y'abashakanye yabayeho uwo munsi cyangwa ntabwo yabayeho? Uwo munsi byabayeho. Yego. Ntabwo byoroshye kubivuga, kuko aba ari amabanga y'imbere mu rugo. Yego. Ariko ngujya gukira igisebe arakirata. Ku munsi wa mbere mbana nawe, amabanga y'abashakanye yabayeho. Yego. Bigenda neza, ntiyanyereka uwo ari we, abanza kunyihishamo. Nyuma tumaze nk'ukwezi turi kumwe, akajya agenda ahindura imico. Ukuntu yahinduraga imico nanjye yaranunguraga. Iyo yazaga aje nko muri weekend, yazanaga izindi sisiteme. Akaza abijya gutangira, yabanje gushyira televiziyo mu cyumba. Ndamubaza ati ese kubera iki televiziyo uyishyize mu cyumba? Ati hari akantu nshaka kukwereka. Umugabo nyine nanjye ngira amatsiko y'ibyo agiye kunyerekera mu cyumba, kuko bose pe numvaga ko ibyo bintu bitashoboka. Televiziyo yigejeje mu cyumba, ntabwo byoroshye kubivuga, kubera ko ni ibintu byankomerekeje cyane. Televiziyo yigejeje mu cyumba, yashyizemo amashusho y'urukozasoni. Ayashyiramo, ndamubaza ati ese sheri, ibi ni ibiki ushyize muri televiziyo? Ati cara hano ku buriri tubirebane. Nanjye ndicara turabireba. Ibyo ari kunyereka mu mashusho y'urukozasoni, ashaka ko nanjye mbikora. Urabona bari abantu bakora ziriya videwo, wagira ngo hari ibindi bintu baba banyweye. Nakuze nanywa inzoga, wenda ngo yari kubanza kunywesha inzoga ngo nsinde mbone kubikora. Sinigeze nywa inzoga. Arambwira tukabikora, nawe rero biri bibonye nawe ugiye kubikora. Ndamubwira ati ese mugabo wanjye, biriya bintu ko ari iby'abazungu, ko nta munyarwanda wabyigeze, kubizi ko nakuriye mu barokore, biriya bintu ko ntabyo nigeze, ko ari we mugabo wa mbere twaryamanye kubizi, biriya bintu ndabiherayo, tukabikora.
nanjye kugira ngo nubake nk'abandi. Sha Babu, sinzi niba waregeze ushakaho urugo cyangwa umugore, ariko ni ibintu biba bitoroshye. umugabo yarakubwiraga ngo dukore ibyo muri kubona mu mashusho by'abazungu, mumere nk'abari gukina korona, Ya, ibyo abandi bari gukora kuri televiziyo namwe ari byo mukoramo. naramukundaga cyane, ntabwo nari nzi ko ibyo yankoze yabinkora, kubera ko mu buzima n'ubwa mbere nari mbonye ariya mashusho, arambwira ati tubikore, ndabikora ku munsi wa mbere, ngira ngo wenda birarangiye, kumbe biba akamenyero. Biba akamenyero, uko umugabo akeneye gukora amabanga y'urugo agashyiramo amashusho y'urukozasoni. Urumva televiziyo ya bajya bavuga ngo urugo ni rwiza, ariko nta cyiza naboneye mu rugo. Umugabo buri uko tugiye gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye, akabinkoresha ari kureba amashusho y'urukozasoni. Igihe birakomeza, urebeye ku mashusho. Babu, ntabwo biba byoroshye. Nabibayemo amezi 6 ararangira, mbibamo nihangana, ndavuga ntibura niko zubakwa. Nagenda ngo mbiganirize inshuti zanjye, mvuga ntibanseka. Nafata umwanya ngo mbibwire ababyeyi, yego, navuga ngo reka ninyuke mbibwire ababyeyi, ndavuga ntibanyita ko ari njye wananiranye. Yego, yego Babu, ubuzima nabubayemo mbubamo amezi 6 ararangira, umugabo akiri wa wundi. Aho byaje kuba ikibazo, kwihangana bikananira, yazanye indi sisiteme. Kuko twajyaga gukora ayo mashusho y'urukozasoni, nabanje guca ku ruhande hirya no hino, nabanje kumunaniza, afata sisiteme yo kujya nzirika Babu. Yego, afata sisiteme yo kujya nzirikira ku gitanda, akaguru kamwe akagazirikira ku nguni y'igitanda, akandi ku nguni y'igitanda. Ni igikomere kitazigera kimvamo, cyarankomerekeje cyane. Uko aziritse amaguru niko aziritse n'amaboko. Ni ubuzima nabanye nabwo, nta cyiza nabisanzemo, nta n'ikiza nabyumvishemo. Kumwe bavuga ngo umugore arishima, ngo yishimana n'umugabo we, nta byishimo negeze ngira. Wapi Babu, naramukundaga. Kunzirikira ku gitanda agakora ibye, kandi nabikore nk'umuntu. Umugabo wanjye ntabwo yari umuntu Babu, umugabo wanjye yari igisimba, yari igisimba kibi. Kuko niba ibyo ngibyo byari bigezeho, ntabwo byaje byonyine.
hajemo n'inkoni, akajya kunzirika yabanje kunkubita cyane. Yari yarazanye akantu k'inkoni gatoya, ariko kameze nk'iriya nkoni y'abanyerondo, niko iyo nkoni yanganaga. Kankubita, babu akankubita, yamoraga ko ngo nari gutaka cyane. Urabona ari amashusho y'urukozasoni, baba basakuza, ni nabwo nari nyabonye. Hazana n'indi mico mbere yo kunzirika, turabanza tubikorere mu kanwa. Ati turabanza tubikorere mu kanwa, nkanga. Yego. Biramunezeza, ariho ibyishimo bye biri, kandi ngo aricyo cyanzanye kumunezeza. Yarankubitaga, akankubita nk'ukubita inzoka. Kwihangana birananira babo, kwihangana birananira. Ndavuga ati Mana, kwihangana biranze. Ntabwo naje gupfira hano, uyu si umugabo nashatse. Nazanaga imibyi irabyimba, aha hose habaga ari ibisebe, hano ku matako, mu mugongo. Nari nsigaye mfite amabara nk'ay'umwenda w'umukara cyangwa umwenda uvangiye amabara, ari inkoni. Yego. Agashaka nanjye mbikore, akamenesha, akancurika, akancuranura, mbona ubuzima ntazabushobora. Mva mu rugo ndatorongera ndagenda, iwacu batabizi, umugabo atabizi babu, ndagenda naziyonja, ndagenda. Ndavuga nti aho gupfa none nazapfa ikindi gihe, reka ngende, ubuzima buzakomeza. Numvaga urugo ari ahantu heza, ari ahantu umuntu agenda agaturiza, ari ugushakira ubuzima ari ugushaka ubuzima bw'urugo, wahura n'uwo mwashakanye mukishima. Nuko numvaga urugo ari paradizo. Numvaga urugo ari ikintu cyiza kiminduriye ubuzima. Ntabwo nari nzi ko ari kuri yazubakwa. Njye n'umugabo wanjye twamaranye umwaka n'amezi 6 mbana nabyo. Babo, ko bw'Imana irebera impumyi idahumbya, ntabwo nigeze mbyarana nawe. Ntabwo twirindaga. Ni kwa kundi bavuga ngo Imana iguha ikigeragezo uzabasha kugendana nacyo. Iyo nza kugira ibyo bikomeye hakazamo n'umwana, babu nta rukundo yari kubona nk'umubyeyi, nari kumuha nk'umubyeyi we. Ariko uzajya nibuka ibyo papa we yankoreye n'ibyo ankorera, bikaba ngombwa ko nta rukundo ngirana n'uwo mwana, nta byishimo namuha nk'umubyeyi. Ubw'Imana natandukanye nawe, nabyaranye nawe, ndagenda ndatorongera, nta n'umwe ngishije inama, ndagenda njya kwibana.
ndibana mu buzima bwanjye nyine, mu rugo batabizi, n'umugabo atazi nkumbahe. Nagiye nabimubwiye, kuko iyo nza kubimubwira ari kunyica, ntabwo yari umuntu. Ndagenda ndibana mu bushobozi buke nari mfite, mu dufaranga dukeya nari narabitse njya kubana nawe nari nyidufite. Ndagenda nshakamo utuntu two gukora, ndavuga nti nshaka uko nibeshaho, mbone n'ukuntu nzajya nishyura aho ndyama. Amafaranga nari mfite ntabwo yari menshi, yari 1,000,000. 1,000,000 kwifondamo ubuzima wimenya nta muntu ukumenya, naje guhomba. Ndahomba, ubwo haciyeho igihe nk'amezi 5. Ukuntu nahombye, burya gukora biba bisaba ko ufite amafaranga agaragara. Wajya ahantu byakwanga ukajya n'ahandi, ariko kuko njye nta bushobozi nari mfite, nagumye hamwe, kandi ari nako nkenera kuyishyuramo inzu, nkanayaryamo. Yego, kandi n'ubwo izo nkoni yazinkubise ntabwo zikijije. Nagiye kwa muganga, najyaga kwa muganga, udufaranga tugenda gutyo mu maherere, tugenda duhomba. Konye maze guhomba, nsigariye aho, nayo kwishyura inzu ndi kuyabura, ndavuga naho kugira mbe ikirara mu mujyi wa Kigali, reka njye mu rugo. Ndagenda njya mu rugo, ngeze mu rugo barananyoberwa, ntabyo bari bazi, nari narabibabwira. Yego, naje kugera mu rugo babanza no kunyoberwa kubera inkoni n'agahinda, utamenya uwo ndiwe. Nicara mu rugo ndabibatekerereza, barambwira uti rero niba bigenze gutyo, icara hano, icyo tuzarya uzarya icyo, nitukibura nawe uzaba ubibona. Yego, oya nabo ubwabo baravuze uti kuko umuntu ni mugari. Ati uburyo twamubonaga ntabwo twari tuzi ko yakora ibintu nka biriya, nk'ibyo ngibyo utubwiye. Bagerageza no kumuhamagara, basanga telefone ye ntayikibaho kugeza n'uyu munsi. Duherukana ubwo, gusa nagiye kumva numva mushiki we arampamagaye, arambwira ngo yaratorongeye abiyo za Uganda, ngo afiteyo n'undi mugore. Ibyo narabyumvishe, nigumira mu rugo kubw'ubuzima bwari bwanze. Niyo wanakorera hafi yo mu rugo cyangwa se ndabitekereza, kuko iwacu ababyeyi banjye mfite umubyeyi umwe, kandi inyuma yanjye hari abandi barumuna banjye. Twese tuba duhanze amaso ku mubyeyi wacu, ni njye mukuru barimo. Mbonye ubushobozi nkabona icyo nabasha gukora, kuko mama ntabwo yadukorera twese ngo abe ari nako buri wese amuha icyo aba akeneye. Iwacu ntabwo twifashije, turya ari uko mama yavuye guca inshuro nibwo turya. ubu mu mateka Babu, iryo ni ihurizo rikomeye, ariko
ntabyo natekereza kubaka urugo. Nararwubatse nta cyiza narubonyemo, n'ibyo bitekerezo byo kubaka urugo ntabyo njya ngira, ntabyo ngira pe, nta nubwo bizigera bingarukamo. Kereka haciyeho igihe amaze kongera kwisunganya, amaze no gukira ibikomere mfite ku mutima, kuko sinzi uko ejo bizaba bimeze, bishobora kuzaba ariko si vuba. Nkabyara nanjye nkitwa mama, nkasohoza umurimo Imana yandemeye, ariko si vuba, ntabwo ari vuba, biragoye. Uriya muntu ni uwo kubahwa cyane, ni uwo kubahwa. Mu rugo habamo ibintu byinshi. Nubona umugore wihambiriye akamara imyaka 3 n'itanu mu rugo, uzamenye ko burya hari byinshi yihanganira. Uriya muntu ajye yubahwa cyane pe, kubera ko mu rugo habamo ibintu byinshi. Udafite kwihangana ntabwo wakubaka urugo, udafite kwihangana ntiwarwubaka, kuko mwese ntabwo ariko muba muhuje imico. Umwe arahinduka agahinduka mu mwaka umwe, ukagira ngo si wa wundi waguteretaga. Iyo ushoboye kumwihanganira uramwihanganira ukubaka urugo, ariko biterwa n'imico y'uwo muntu, nibwo mubasha kubana mu kubakana urugo. Yego, nanjye njya mbyumva, njya no kurwubaka narabyumvaga ko umuntu wese agira uko yubaka urugo rwe, ariko uriya muntu nyine biba byarashobokeye akarwubaka bikemera. Uriya muntu arakomeye cyane, arakomeye, arakomeye. Inama nagira umuntu uri guca nko mu bintu nk'ibyo nanyuzemo, icyo namubwira ni ukwihangana. Agomba kwihangana, yabona bikabije, kuko kugira umuntu akuvutse ubuzima, aho wajya hose ubuzima burakomeza, ubuzima burakomeza. Inama namugira, nabona kwihangana byanze, azarekure yigendere, azarekure akure mwake karenge hakiri kare, yigendere. Hari abaruramba, hari umuntu unamba ku rugo rwe akavuga ngo izi nkoni nzazihanganira, uku gutotezwa nabyihanganira, kuzirikwa amaguru nabyihanganira, ariko hari aho bigera ukabona birakabije. Nta mugore burya uba udafite kwihangana, ahubwo nuko hari aho bigera ukumva biranze, ukabona biranze pe, ukaba watereka ndekure n'abandi bazaze bagerageze. Yego, kuko hari abantu bose ntabwo bakunda ibintu kimwe. Hari uwaza agashobora ibyo ngibyo nakoreshwaga, gukubitwa akabyihanganira, kuzirikwa ku gitanda akabyihanganira, biriya byose, buriya buzima bwose nakuganirije akabyihanganira. Ariko iyo byanze kwihangana urigendera, urigendera. ushobora kuvanga, ushobora gushakira hamwe,
ahandi bigakunda. Imana izagukomeze, Imana izagukomeze kandi izaguhe kwihangana n'abantu bifuza kuguhumuriza n'abantu bifuza kuba ibigeragezo maze kugurisha yego bakomora ibi wenda n'umuntu ushobora kuba n'ubuzima nawe yarabubayemo akagufasha kubuvamo neza. Reka tugushimire ariko watanga nimero zawe ushaka kukomora, ushaka kukuganiriza, ushaka kukwihanganisha akaba yakwandikira. yego nomero zanjye ni 079 20 4 22 15. yego Ubivuze ngo ubonye nk'umuntu ukwifashiriza ukorera rwose. mbonye umuntu mfasha afite icyo andusha yamfasha Imana ikamuha umugisha nanjye nkiyubaka nkisunganya nkongera nkakira n'ibikomere by'urugo nkongera nkiyubaka icyo nyine nkakibona nategereje ku babyeyi. Nkazahura na barumuna banjye, ukeneye ikayi akayibona, ukeneye ikaramu akayibona, kuko mama wanjye nawe asa nk'umuntu nyine umaze kunanirwamo, yaba agize neza Imana yamumera umugisha. Ntako yaba atangiriye n'uwamamagara amumuriza ngira inama, nawe yaba akoze ikintu gikomeye cyane, kuko nubwo ndeba uko nshobora no kuba turi kugendana nkibagirwa ko tunari kumwe, ndi gutekereza ibintu byinshi, ariko mfite umuntu wangira inama akanganiriza byibura byamvamo nkabyibagirwa, nkumva ko nanjye nongeye kuba umuntu. Reka nshimire abantu bari kandi mukomeze no kuvugirwa nawe ndagushimiye. Murakoze cyane.